bo mu mudugudu wa Nyange dufite harimo abana b'indaya baturuka impande zose, abana bato cyane badafite ukuntu bangana. Bwira no gukora amaboko bakaza mu mufuka bakaza bakora uko ikiza cy'akazi kwera ko tubifuriza ikaze kuri BCBM Radio. Uyu wa munyamakuru wanyu mukunda cyane MC Legend Viva Major mwenye sauti once again. Anga rero tukugenda tuganira n'urubyiruko tubabaze impamvu urubyiruko rwo mu murenge wa Bugarama badashobora gukura amaboko mu mufuka ngo biteze imbere. Meze nta kibazo. Amakuru yawe? Makuru ni meza turashima. Tugusanze urimo ukora amagare. Ibi bintu warabyize? Narabyize cyane pe. Wowe nk'urubyiruko ibi bintu wabitangiye ryari? Nabitangiye 2021. 2021. Bivuze ngo bimazemo imyaka 3. Warangije amashuri? Ayo mashuri nararangije ariko nagarukiye mu wa 4 secondaire. Uhitamo guhita uza gukora amagare? Uhitamo nza gukora amagare. Biragenda? Biragenda nta kibazo. Hama amafaranga? Cyane nta kibazo gabwo n'akazi keza. Muri make ndashishikariza urubyiruko rwose ko bwakwiriye gukora pe. Hari urubyiruko rero batari basanzwe bakora bumva bafite impungenge zo kumva ko gukora cyangwa se guhaguruka ngo bakore bijyanye n'ibyo bize, bakumva batewe isoni no kumva bakora amagare. Hari abantu basuzugura abantu bakora amagare cyangwa se basuzugura umurimo mukora. Nicyo bababwira? Icyo nababwira ni gukora amaboko bakaza mu mufuka bakaza bakora uko ikiza cy'akazi kwera ko nakazi k'umwuga nari hose wagenda wagakora atari no mu Bugara. Mfite batingiye ahantu runaka kakaba kagufasha kaba kagufasha koko kuvuga ati ngiye nagiye nk'Ikigali na spana mfite nagira muri garage runaka nkatamfata spana nkakora bitewe n'ukuntu imba nyaminira mu gukora. Iyo mpamvu nakazi pe nagashishikaje umuntu wese wari wese yaza gukora ko nakazi keza cyane. Hanyuma wowe nk'umuntu wiyemeje kwiteza imbere ufite gahunda ki? Ese uzakomeza gukora hano kwiseta riseta ni ryawe cyangwa uzagura wigishe n'abandi? Nanjye ikintu nifuza gahunda mfite nuko nakwagura nkigisha n'abandi, wenda nyine nkaba navuga ati ngiye gushika iseta nkaba nacuruza wenda n'ibyuma nkaba nagira nka garage hano bose baza kwigiramo. Niyo purpose mfite muri make. Hanyuma se hano uhakora nk'umukozi cyangwa uhakora nk'iwanyu? Mpakora nko mu rugo. Bivuze ngo ni famille ziwanyu zikorera mu wanyu? Ndaga ari famille zo mu rugo ariko mpakora nko mu rugo kuko ndakupesa ndakubesha ndakora amafaranga kango abarenge nyabika. Urumva ni nko mu rugo. Ufite gahunda yo kwiteza imbere? Mfite gahunda yo kwiteza imbere neza cyane kurisha. Ariko uko bizabyara? Pe bizabyara ikintu pe bizabyara ikintu. Katugushimire cyane ku mwanya wawe duhaye. Pe mu byuka hamwe murakoze kudusaba musamo ikintu nabasaba muze muhora mudusura ahubwo natwe tubabwira uko byifashe nta kibazo. Bose bifuza gukoresha amagare bagomba kugana iwawe? Nta kibazo ariko namwe muza mudusura nkuko kandi turashima kuba mudusuye. Ni ukuri turi tunejeje cyane pe. Natwe nanjye nishimiye kubona munsi wo kuba tuganiriye muze muramudusura ni byiza cyane. Murakoze cyane. Namwe murakoze kudusura. Akazi keza rero komeza honda ibyo honda. Nta kibazo pe murakoze kudusura. Sije gukomeza ariko urabizi. Ndabizi. Bivuze ngo ni talent yawe. Ni talent yawe. Hanyuma wowe nk'urubyiruko iyo ureba urubyiruko rw'iyi minsi ubona ari iki gituma badatera imbere wenda bakura amaboko mu mufuka? Wenda ikintu ngiye mbona urubyiruko rwa hano mani
urubyiruko ruriyumva yego rukumva ko rudashobora gukura amaboko mu mufuka ariko icyo ngiye nabashishikariza ni uko bakora mani nta kazi katagira ate katinjiza nibwo cyaba igiceri cy'ijana ugomba kugikorera uko ukibonye urumva rero dukura amaboko mu mufuka twumve koko akazi kaba ari akazi yego hanyuma hano urikorera cyangwa ufite boss ukorera? Jewe mfite boss nkorera. Gahunda yawe ufite nk'umuntu uri kubaninga hano cyangwa se gukora aka kazi, gahunda ufite ni iyi cyangwa intego wihaye ni iyi? Njye intego nihaye nuko nanjye ngomba gutera intambwe nkabona ibyanjye kandi bibashije n'Imana kunyumva izabifashamo. Ngo bivuze ngo projet ufite niyo kwagura imikorere yawe ugahanga ibyawe byumva. Urakoze cyane. Reka tugushimire. Nanjye ndabashimira. Agatanga ku muntu wese wifuza filime za danje, filime zirenze yigere DJ Mayira. Murahanganye muhanganye muri benshi. Icyo usabwa no gukora cyane. Gukora cyane. Urakoze cyane. Urakoze musirikare. Anyita Habimana Jerome. Habimana Jerome. Nkorera mu murenge wa Bugarama. Yego. Ariko izina ryanjye bamenyereho ni Ndomboro. Ndomboro. Akazi kantuze ni ugucukura amawese. Ucukura amabuye. Amawese. Amawese. Ucukura imyobo y'amawese. Yego. Ubikoze imyaka ingahe? Bana ibyo bintu bikoze imyaka 15. 15. Ariko kugeza na magingo ya nta kintu byigeze bimarira. Wenda mu kazi ka misi yose mbasha kurya. Yego. Nkabasha gutunganya gahunda zose kubera ayo mawese. Ariko iyo nayabuze usanga mfatiweho imyuka, ugasanga ndi kwa mitiweli kandi nta nundi wikure. Ariko ubundi ngufu zanjye zinyemerera gukorera amafaranga 2,000 nibyo binjyana muri uriya mwobo. None se 2,000 ku munsi? 2,000 ku munsi nibyo ukorera? Yego. Hanyuma wowe nk'umugabo ufite umuryango urera? Yego. Nicyo kintu cyonyine wabonye wakora wumva cyonyine wumva wisangamo gusa gucukura amawese? Ntabwo ari byo kwisangamo, ahubwo niho mbonera indonke. Ayo mafaranga duke ugenda ubona ni gute uburamo yo kwishyura mituweli? Iyo ngiyo nsanga ihuye na rasiyo yo kugaburira abana kugira ngo mbone ko bwacya. Urundi ruhande iyo mbonyeho agakayi n'agakaramu mbasha kuwohereza abo bana. Ariko urundi ruhande ngenda ngiye gushakamo nyamaha y'ubugari. Nuko bimeze. Hanyuma umufasha wawe akora iki? Umufasha wanjye ntabwo yumva neza, ni umuntu udasobanutse, niyo mpamvu jewe nsohoka. Ikibazo ngera maze kubyumva, namaze kubyumva, ntago ari cyuko mudashoboye. Yego. Ahubwo mwebwe ubwanyu harimo ikibazo. Niba umugore wawe mutumvikana nawe ubwawe ukabugenda ugakorera udufaranga duke tukaza twunganira umuryango, bivuze ngo mwebwe ubwanyu mugende mukemura ikibazo, ubwira umugore mubyigeho hanyuma nawe ashaka ikintu akora. Ntabwo navuze ko umugore tudahuza, ahubwo navuze ko ingufu zanjye zinyemerera gukora amafaranga 2,000. Ingufu zawe ufite? Yego. Ku munsi. Ibyo kwezi ni 60,000. Ariko urya ngahe ku munsi? Ntabwo ujya uzigama? Urazigama iki? 2,000 wabizigama iki? Ikiro cy'umuceri ni amafaranga 1,000. Wegeze ujya mu matsinda? Amatsinda ntayo ndajyamo kubera ko nta bushobozi ndajyamo. Noneho rero hari gahunda yo kujya mu matsinda. Jijuka kujya mu matsinda wigurize, barakuguza, siko? Barakuguza nawe ukiteza imbere ugashaka nk'umushinga ukora. Bya 2,000 ukabivaho ugatangira ukora akantu gato bikaza kurangira bageze ku kintu kinini. Bivuze ngo wowe hari amakuru udafite ku makoperative? Ari amakuru ya koperative ndashobora kuba nyafite cyangwa se nanayumvamo. Aho igishoro kujya mu kimene bisaba igishoro mubyeyi. Igishoro kiruta 60 ukorera ku kwezi n'iki? Wowe ufite gahunda zawe zirimo ziri kugenza, sibyo? None ibyo 60. Hanyuma se mubyeyi nawe mfashe wowe none se ugaburira abana 5 cyangwa 3 mu 2,000. Iyo bijyanye mu isoko kubihahisha, ugura ikiro cy'umuceri, ugura imboga, ugura amavuta, ugura amakara, ugura amazi ahitarangira, arizigamiki. None nje ninde kumubaza, wowe ndakeka nawe ntabwo babura kuba uba muri za gahunda z'amatsinda, sibyo? Sibabamo nta kuntu ashobora kugenda akajya mu itsinda bakamuguriza noneho agatangira ibindi bitari byo gucika. Yajya mu itsinda atabiyemo se bakayamuha? Icyo nicyo kibazo. Atari mu itsinda n'amafaranga ntibayamuha.
nta n'igiceri bamuha. ubwo igisubizo cy'umugabo we wabyanzura gute ari wowe? igisubizo cy'uyu mugabo kereka abonye akandi kazi gasumbyeho genda akajya akorera nka 3 ku munsi akizigama 1000 akarya 2 yenda muri make ariko 2 mukamutera inkunga ariko 2 bakamutera mwebwe mukamutera inkunga ariko 2 ntabwo yavuga ngo arabirya yongere abyizigamemo ni make y'amafaranga. Tumushakira akazi se ngo nibwo azava muri ni mumushakira akazi ave muri ibi mukamushakira akazi akava muri ibi. washobora kahe kazi? njyewe ikigaragara kiriho ndacyafite ingufu zishobora guhinga nkiteza imbere. Wahinga ariko nabonye igishoro. wahinga nahinga nabonye igishoro. noneho rero reka ngiye nguha amahirwe. yego Rivière de la Joie ni kampanyi ihuza abakozi n'abakoresha. yego sibyo? njyewe ikintu nkwemereye ugira telefone? ndayo senana ubu nakubona gute turetse kubeshya? ubu nkubonye gute? ubu gutya nuko nanjye aya mahirwe nkubonye gute? nanjye mbabonye muri nk'abafasha mushaka gufata amakuru nyirizina. none wideburiye yego wishaka agatelefone. hari nimero duhora dutanga buri gihe yo kuri radiyo. uzazi hano yumve uyifate mu mutwe. umunsi wabonye agatelefone uzaduhamagara utwibutse ngo ninjye wa mugabo ucukura amawese nshaka ko muduhuza na babona bazaduha akazi. yego ibyo urabyemeye? ibyo ndabyemera cyane. mwamutugire neza kabisa tukabasha natwe kwiteza imbere. erega ntawe ukeneye kujya inyuma. ndabizi ushaka gutera imbere ariko biba byanze. nawe ushaka gutera imbere wese nta kazi ufite? reka byaranze. we nta kazi ufite? nyine narenga afite ariko byaranze. nyine nageraga akamashini ariko abayobozi barakajyanye. imashini yo kudoda mwene ziriya ikiryabarezi. mujene yagiraga ikiryabarezi baragitwaye nyine ubwo ufite n'izina ribi. cyubahirije amategeko kiriya kintu. ikibazo niko babijyanye bikaba bigikora. nicyo kibazo cyonyine nicyo kibateza imbere. nyine twebwe twarabigiraga. ese biriya nta kuntu wabireka ugakora ibindi kandi nyine abandi bagikora nyine. we nk'urubyiruko nta kuntu ushobora kureka ugakora ibindi. wabuze ibindi bintu wakora? ntabikora da. habura iki sasa? wowe habura iki? njyewe mfite ibyo nkora ariko bindi. urakoze ukora iki? njyewe ndacuruza. uracuruza? ucuruza iki? ncuruza inyama nyine ncuruza amatungo tu. gerageza uvuge n'ibintu ukora kugira n'abantu babimenye. ncuruza amatungo. ucuruza amatungo? hanyuma wowe nk'urubyiruko nicyo ubona gituma urubyiruko rwanga mu Rwanda badatera imbere biterwa n'iki? cyane ikintu cya mbere ni urusimbi. kandi koko wari waje no kuruvuga. icyo kibi kiriya kiryabarezi. n'ikiryaye n'ibikarita n'ibyo byo ku matelefone nyine byagorera gemu inzozi roto. ibyo bintu abantu bose babikira nyine urubyiruko nibyo bituma baba n'ibisambo nyine bakiba. ngabagira inama nk'urubyiruko bagenzi ko bakirinda ibiyobyabwenge nyine n'ibyo bya beti bagakora nyine bagakorera amafaranga. urumva ko urubyiruko rw'ahangaha mu Bugarama ikibazo kirimo ahangaha ari uko bishora mu bintu bidafite 12 mu mabeti cyangwa se muri bya bintu by'ibiyobyabwenge bakanga gukora bakanga kwiteza imbere. hari ibiyobyabwenge uyu mujene avuze. hari itabi hari n'inzoga urumva. hari itabi hari inzoga hari izo beti nyine ba betinga ubwo rusimbi. hari urumogi nibyo bitabi nyine. hano yari urumogi barukura karaka ntabwo bararungwa ko ntawe nzi se abivuze igice ntabwo nzi. bo mu mudugudu wa Nyange dufite harimo abana b'indaya baturuka impande zose. abana bato cyane badafite ukuntu bangana. abo bana rero nibo batesheje intuzi ikibazo mu mudugudu. hari n'abana b'intuze budusore tw'imyaka 13 16 tuduhungu dutoya natwo twose bagiye begukira uruhande rw'inyene babaye abantu b'intuze bintakorerwa. ahangaha usanga muri joro saa sita z'ijoro bihariye umuhanda ugasanga bari kugenda batukana bagira batera umuhanda kuryama bikabatesha umutwe. kuryama bagira aho baryama se ntaho bagira. mwege se mubona umutekano twakura he kandi bararabasakuza batuza uburyo. ubona ari abantu bakuru wenda uko biri bakuru bahehe ni abana
ni abana benshi abenshi nta ntuze nta marangamuntu bafite abenshi ntibaranagera imyaka yo kuyifata. ugasanga bari mu by'amafuti. Ikibazo cy'abo bana mugihagurukire mumenye ukuntu mugihererekanya abayobozi bakirwanaho rwose. Abo bana batesheje umutwe igihugu, ntabwo ari mu mudugudu, ntabwo ari mu murenge, isi yose bayitesheje umutwe. Abo bana b'indaya, abana bato cyane. Okay, nta kibazo turakora ubuvugizi. Ibyo ngibyo mushake uburyo icyo mubikoraho. Murakoze cyane. Nawe urabyemera ko hano harimo abantu